Muruzu kusoma Bibiliya Abikorinto bakabiri ibice 14 asome ibindi naza kubivuga ndi mubwiza kandi nabone mbatinde bikurikiranye ko ndi mbona verse zazo kandi mu gisagara ijambo n'abantu kugenda bamuka n'ahandi bakaba kuko abanyurira mu kuruka yakoze Wakorinto wa pili sura yake ya pili na mlango wa 12. Sura yake ya pili mlango wa 12. Ukanasaka ito hapo ibiri kamusango ukanasaka ituruha ukanasaka ituruha samwe no kubwiriza ubutumwa bwiza nilipokuja kwa ajili ya neno ya kuhubiri habari njema bwa Kristo nubwo nakinguriwe urugi nuko nakinguriwe n'umwami wacu. Okay, ndamukiriza umuvumisa arunde kukingurira urugi na maana wengine wamefungua lakini mambo yakakataa. Hii ndio zimejituma kwa unaiona bivuze ngo nabuze uko duhura umutima wanje uduhura umutima wanje kuko tasanze Tito mwene data nicyo cyatumye basezereraho nja i Makedoniya. Amen. Okay. Yes. Ichame ulipa batunguka ajiraniza imana yonyine nimwera igita birangije kukinywa hariho amagambo menshi umuntu yakora museminari ingabire ariko bikavugere uzamu Igicaniro kibari cyane iyo Imana ikwese igitabo yonyine ni ikiguha
Abonye igicaniro Imana itamenya iyo abonye igicaniro Imana itamenya iyo Yesu nashimwe kandi
batararagaza mubona online ariko bwa mbere baje kuha pole kubera yavuga kuko kuba bari mu isi tuvuga kuko umuntu aba yagize ibyaha ariko kubaja mu ijuru kuko harimo umwana we ariko biramubwira mu ntabwo yatashe rero tubaye pole rero twebwe abakongomani gatije muri twagiye mu bukwe dushize tugurira n'abakongomani benshi bo batanga amadolari kuko haza kumukomeza umwe aravuga ati rero namwe abarundi ntagira umuntu umwe yiyemera nawe atanga amadolari habona n'umwe mwari guhita muvuga ko mwayakuye twebwe nta madolari dufise turi abarundi babizi ariko sinzabura kugurana idolari 50 kugira ngo nawe
Ukuri Paulo amaze guhindurwa w'imuhuza na Barnaba. Rero sha uko wahuye na Barnaba kukuzi n'uzo kuvugana ayo matungo yawe niko mubona ijoro rwahita ndakweza abantu mugero nabo yicanira sinagitamenga iyo Sunday,
alikuwa kuingia na kutoka, alikuwa mfanya biashara ya nguo za Arabu, na wataalamu wa teolojia wanasema hizo nguo zilikuwa zinavaa watu wakubwa sana, meya wa jiji, hao minista na wengine kadhalika. Unaona huko ngoyale shekwe halafu katawa kabarikiwa ni akitaka waka eka kuki mumusima wamugenda nusohoka ikore amenga tobali kabuma ni kwa mata rafata ikirushiba kuruhuka nusure wewe motora nuangiza ukore ikintu cyitwa ezaliwa abone igicani n'abantu bahamagaye ngo bagushikire icyagatatu n'abakomeye bageze ku bintu uzubabaza rwose mwebwe mumaze kurangiza iterane mwakoze evaluation gute wagweze intro na conclusion bonukege guhari nurangiza iyi ngate kabiri uzavumukana indirimbo zibiri nurangiza muri izo ndirimbo uzashire muri Swahili ufata wa Tanzania nibuza kumva ijambo ndirimba Kinyarwanda karimba Ikirundi karimba Igiswahili karimba Igifrence karimba Igishi ntaho nogera ureke gufata abantu uruwera mami mana yacu kare mugipano kuri chuni ababasha kuko bateka uko wini iyo kama ijuru n'amatara nini witwa kwa Samueli mwana wa Elukana na mama yake abamos ijuru n'amatara nari ndikora amakuru nari kubaye ibindi bitekerezo byaje uzashaka sinavugira nibanga ry'ijuru nawe yaje umusaburi kazanya dansi sema haleluya gitara zakari muraho ubahoye n'umukobwa uwo mukobwa ubari wamubwiye ngo asakuriza bapfa bahora bavuga ngo utagomba kwihangana rero mbwira hari umuntu utagomba kwihangana akana ngo karize mu ijoro akana ko kukariza uzaba ugashaka ku gitugu
ibumoso umushikira ku ijambo rivuga Yesu arangije akazi amushimira umubwira ngo Yesu wahu none mushize muri fasi uri ibindi tukaremeza imwe gusa nitwa Matayo ubakamukemaya pepo toka pepo yasohoka naje ndahanuye hari ibintu bari muri business hari ibintu bikakutesha kasha nari mu muryango wawe ndahanuye umugabo wa none n'izina rya Yesu sohoka ende ngo baramanuka barakubita binjira mu gitaramo cy'umurimo baratarama nico dangisho bakubita imiryango y'abagatota n'amagufu iki gitaramo kirahana tworeka gukinguka reka kubwira ibyaza gukinguka ibizabi gukinguka igisigi mashaka
Bye.